dore ko abatewe urukingo rwa COVID-19 nta mbabazi bateze. Ikibyihishe inyuma ya digital ID ije mu Rwanda. Yego. Abantu mwikingije COVID nta mbabazi z'Imana muzabona. Kuko ikijyanye n'ubugingo buhoraho si twe tubigena. Si natwe tubutanga. Yego. Mvanga ubugingo nta muntu butanga. Nta muntu butanga. Yego. Nta n'umuntu wabuhundi. Yego. Nkureho urujijo njya mbona abantu bamwe bicara bakabwira abandi ngo Imana ibahaye ubugingo, ariko umuntu wo muri generation wese waje agafata vision 2020 akayitrasamo neza akabageze muri 23 uwo yahuye n'ikibazo cy'urukingo niba batarana rumuteye afite uburyo yakwebye akarwihisha uri kumva, ariko n'uyu munsi bashobora kubimenya bikamubyarira iki. Hanyuma ikiganiro cy'inkingo za COVID-19 cyagiye gikorwaho n'abantu benshi, abanyarwanda gusa n'abazungu. Yego. Yemwe n'abaganga ba dogiteri, nzi umuganga umwe w'umudogiteri wakundaga kubikoraho cyane. Hari n'abanditse bavuga ko ari uburyo ki antikristo ari kugenda ategura kugira ngo abashe kugira ngo abglobalize isi. Icyo ni icyambere mumwe mu ntumbero mu mbaraga z'isi z'umwijima yateguriye urukingo rwa COVID-19 ni globalization yo kugihuza isi. Ni world order. Unyumve neza hano n'abadukurikiye batwumve neza. Yego. Umuntu bashobora kumutera urushinge cyangwa se urukingo rwa COVID-19 mu bwenge bwe n'imboni y'Imana. Uru rushinge urufashe ubizi neza ko rurimo ingaruka. Unyumve neza ibyo bintu Imana irabizi kurenza uko twe tubizi. Ariko ukavuga ati kugira ngo batazanyirukana ku kazi ndarufashe, kugira ngo ntazabone uko ngenda mu muhanda ndarufashe, ariko ukarufata mu mvamutima zawe kuko Imana yitegereza impamvu abantu bakitegereza igikorwa. Ibyo bintu we n'Imana murabiziranyeho ko usibye mu mboni zacu na COVID uko yagenze, abantu barayizi uko yagenze donc mu mitima yabo n'imitekerereze yabo bazi uko yagenze, barabizi nuko yari indwara, donc bafite mu mitekerereze yabo barabizi neza. Imana mu bumana rero ishobora kuba ifite impamvu yashyizemo tamoro. Izi nkingo za COVID-19 zagiye zivugwaho n'abantu mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, n'uyu munsi biracyavugwa. Yego ko ashobora kuba hishema agenda ya 636 biti mitego. Ninkubwira ngo iyi si dukandagiyemo urakandagira ugasanga n'umutego, usibye kuba uri muri Kristo Yesu akaba ari uzagiterura akavuga ati utahakandagira n'umutego, ariko afite imitego kandi ishibukana benshi. Kapata urugero rwa hafi. Unosi uyu mubiri ni uzabona Imana wapi? Nosi urukingo ko baruteye umubiri ubu ruhuzahurira he n'umwuka. Yes, reka nanjye ngusuhuza ukurikiranye ikiganiro Gospel Valley. Gospel Valley. Turagarutse muri Gospel Valley. Baba. Yego. Meze bite? Meze neza ndashima Imana, ndabona umwaka turi kugenda tubukakamba. Umwaka turimo turawusoza byo. Turimo turawusoza rwose iyo umuntu yageze mu matariki 10 nangahe 18 15. Yego. Iminsi igeze mu 10 bari mike cyane. Dusigaje iminsi igera mu 10. Nibutse n'abantu ko ya gahunda yo gusangira n'inshuti zacu 5 kuri Noheli igikomeje. We abantu rwose bagerageze babitekerezeho. Hari umumama ejo wambugishije arambwira ati turi kumwe, ubwo rero n'abandi rwose ni karibu. Yego. Yego. Ubwo nyine ku batayizi wabanza ukabibasobanurira neza. Twaricaye dusanga abakunzi b'ikiganiro Gospel Valley tugeze mu minsi mikuru, usanga abantu benshi baselebratinga kuba usoje amahoro. Imana yarabanye nabo, bamwe bakajya kuryoshya mu miryango yabo, abandi bakagenza nyine uko bumva babitekereza mu buryo bwabo. Ariko tuza gusanga nubwo tuba dusoje umwaka hari abandi bantu baba badafite uburyo runaka bwo guselebratinga iminsi mikuru. Dutekereza rero ko dufatanyije namwe byaba byiza nibura tukareba nk'abantu nka 5 dusangira. Natekereje umuntu umupfakazi ufite urugo warusigaranye n'abana cyangwa se umupfagabo, byaterwa nuko twabona udafite uburyo bwo celebratinga iminsi mikuru. Hanyuma tureba n'umuntu urwaye umaze igihe mu bitaro, dutekereza no ku bana b'imfubyi, abana b'imfubyi baba badafite kirengera, akankoresha iryo jambo. Hanyuma
dutekereza no ku mukozi w'Imana. Duvugira abantu b'abakozi b'Imana evo bagabura ibyera ariko ugasanga bafite ubuzima bugize gute buri hasi cyane. Nibura dusangiye mu minsi mikuru zaba ari byiza kandi byagira ikintu bifasha. Yego. Ubwo rero umuntu wifuza rwose kuzafatanya na Gospel Van ni karibu. Ushobora kuvugisha cyangwa ukavugisha umuvandimwe, twese nta kibazo. Yego. Uwo wavugisha wese contact zacu ziba ziriho hariya. Yego. Yahamagara muri imwe muri izo nimero. Yego. Abona hasi ku kiganiro. Yego. Roba, hari ikiganiro mperutse kubona kuri channel imwe. Ndavuga iki kiganiro reka nzakiguhe tukiganireho. Yego. Ndagira ngo uyu munsi tukiganireho. Yego. Tukiganireho ni ikiganiro cya gifite umutwe cyangwa se titre ivuga ngo dore ko abatewe urukingo rwa COVID-19 nta mbabazi bateze. Ikibyihishe inyuma ya digital ID ije mu Rwanda. Yego. Nuvuga ngo inkuru ivuga ko rwose abantu mwikingije COVID nta mbabazi z'Imana muzabona. Yego. Narayibonye. Kubera ko iki kiganiro rero tugiye kugikora kandi kirasabwa kumvuga mu buryo bwombi, mu buryo bw'umwuka ndetse no mu mubiri. Kasenge nk'uko Bibiliya bivuga, iravuga ngo abantu babiri cyangwa batatu nibaterana, ikibateranije ari uguhesha Imana icyubahiro ngo imaramanuka ikabana nabo. Dusenga Imana ize kudufasha muri iki kiganiro. Ibyo tuvuga ntaba ari imbaraga z'ubwenge bwacu, ahubwo aba ari imbaraga z'ubwenge bw'Imana muri twebwe. Reka dusenge nze tuganire. Mana, tugushimiye ko uriho, wahozeho, uzahoraho. Amen. Bana natwe muri iki kiganiro tugiye gukora iminota kiramara, ugendane natwe, utugirire neza. Kandi cyungure ubwenge bwawe abantu bose bagiye gukora iki kiganiro, uduhanane umugisha kandi uwigisha n'uwigishwa bagabane nk'uko ijambo ryawe riri. Ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe aribyo bidutwikira. Amaraso wameneye ku musaraba ariyo aturinda, kandi uturindishiriza umutekano wawe muri iki kiganiro. Uturinde kugambana kose k'umwanzi, uturinde ibitero shumi byose by'umwanzi. Ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe aribyo bibana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Yego. Yego. Naje nyine tuganire. Tuganire rwose, nayikubwiye ingingo yacu uyu munsi. Yego. Ni ukwibaza ni ukuntu abantu ngo bikingije COVID-19 rwose ngo nta mbabazi bazabona. Iki ni ikiganiro gikomeye, niyo mpamvu niragije Imana ngo ize kubana natwe. Ni ikiganiro gikenewe kumva, ariko ndasenga Imana cyangwa se ndinginga Imana iduha imbaraga zo kucyumva udukurikiye, natwe tukiganire neza nk'uko nari mbivuze. Yego. Abantu batewe inkingo za COVID-19 nta mbabazi bateze. Kuri ngewe navuga ngo ntago mbizi. Ntago bizi. Ku bijyanye n'ubugingo buhoraho ntago mbizi. Kuko ikijyanye n'ubugingo buhoraho si twe tubigena. Si natwe tubutanga. Yego. Uvuga ngo ubugingo nta muntu ubutanga. Nta muntu ubutanga. Yego. Nta n'umuntu wabuha undi. Yego. Nkureho urujijo, njya mbona abantu bamwe bicara bakabwira abandi ngo Imana ibahaye ubugingo. Imana niyo itanga ubugingo, ntago umuntu yahunda ubugingo. Cyokoza birashoboka ko umuntu wamumenyesha inkuru nziza y'ubwami yaba ari umwana w'ubugingo buhoraho. Akagira gute? Akabubona. Yego. Reka ninjirire mu gucungurwa k'umuntu. Shingire mu itangiriro, shingire no mu isezerano rishya. Ubwo ni isezerano rya kera n'isezerano rishya. Uko Imana yacunguye umuntu ni Imana ubwayo. Yaje kwirebera Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, igezeyo isanga bayigomeye, bamaze kwakira undi mwuka, ari wo mwuka ubamenyesha ikibi n'icyiza. Yego. Mu mbabazi z'Imana ihitamo kongera kuvugana nabo, itashingiye ku bucocero biremeye, ahubwo yica umwana w'intama nk'igishushanyo mbonera cyayo muri Kristo. Yego. Kuko Kristo niwe Mana, n'uburyo yihishuriye abantu. Yongera kuvugana na Adamu na Eva, urukumva, noneho ibaha icyo bagenderaho n'icyo bahitamo. Bari bayicumuyeho, irongeye ibahaye andi mahirwe yo kongera kuvugana n'Imana. Yego. Hano harimo irihe banga, umuntu kubera ko yabanye n'Imana mbere yuko acumura. Ubevo mbere yuko ducumura dukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana twabanye nayo. Niyo mpamvu tuba tunyotewe no kumva umuntu uvuga Imana. Kutuza ubwiza bwayo n'imivugire yayo,
ariko kubera ko twamaze gukora ibyangwa n'amaso yayo ntitucyumva ineza yayo n'imbabazi n'imvugo yayo, bidusaba ko niyo twumvishije umuntu uvuga amakuru y'ubumana tujya kumureba koko tukumva koko ayafite. Tumenyera amakuru yo mu bumana ryari iyo twinjiye muri Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo. Iyo umuntu amwinjiyemo ibya kera biba bishize n'abagiciriweho iteka. Umuntu rero abona ubugingo buhoraho iyo yakiye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Aho turacyari kumwe. Hanyuma habaho generation z'abantu bagiye batandukanye. Uhereye kuri Adamu nk'uko nabivuze ukaba ugeze kuri generation yacu ya Robert y'inkingo, kuko umuntu wapfuye guhera 2019 gusubiza hasi nta rubanza rw'urukingo afite, ntarwo yatewe. Sinzi niba uri kunyumva neza. Ariko umuntu wo muri generation wese waje agafata vision 2020 akayitrasamo neza akaba ageze muri 23, uwo yahuye n'ikibazo cy'urukingo niba batarana rumuteye afite uburyo yakwebye akarwihisha, uri kumva. Ariko n'uyu munsi bashobora kubimenya bikamubyarira iki isosi. Hanyuma ikiganiro cy'inkingo za COVID-19 cyagiye gikorwaho n'abantu benshi, si abanyarwanda gusa n'abazungu, yemwe n'abaganga b'abadogiteri. Nzi umuganga umwe w'umudogiteri wakundaga kubikoraho cyane mu minsi yashize yitabye Imana. Bavuga ko ashobora kuba na systeme y'imbaraga z'umwijima ariyo yamwishe, kubera ko yatangaga ukuri kwabyo. Hanyuma ndaza kuvuga information nabibonyeho nshingiye kuri Google, kuko Google ni shakiro. Yego. Hanyuma nza gushingira no ku marangamutima y'ibitekerezo byanjye nuko nzi Imana n'ubumana n'imikorere yayo. Impamvu navuze ngo Imana ivugire muri twebwe naba ari njye uvuga. Yego. Mu bushakashatsi nabonye ku rukingo rwa COVID-19, Google cyangwa se abantu bagiye bakoraho mu biganiro byo kuri YouTube ndetse no mu ma website agiye atandukanye, hari abanditse kuri side bavuga ko ari urukingo rw'umuti. Yego. Hari n'abanditse bavuga ko ari uburyo ki antikristo ari kugenda ategura kugira ngo abashe kugira ngo aglobalize isi. Turi kugendana. Yego. Icyo ni icyambere. Mumwe mu ntumbero mu mbaraga z'isi z'umwijima yateguriye urukingo rwa COVID-19 ni globalization yo kugihuza isi. Ya new world order. Ku buryo bashobora kuba ikintu kimwe gishobora kuvugirwa huwanyi mu gitondo isi yose ikarara igize gute igendeye muri uwo mujyo. Yego. Ubwo niba ikitwa Illuminati kiri gutegura new world order, hakaba hari uburyo nyine bitangiye kugaragara ko bishobora kubyuka mu gitondo akaba ikintu kimwe kibwira abantu ngo mujye mu mazu. Uri muri Afrika y'Epfo akabimenya, uri mu Rwanda akabimenya, kandi bikarangira mwese mugiye mu mazu. Urumva ko iyo projet iriho. Ariko nanone katugaruke ku muntu watewe urukingo rwa COVID-19 agaterwa urwa mbere, agaterwa urwa kabiri, agaterwa urwa gatatu. Mu mpamvu zi atazi impamvu arutewe, akaba ahubwo ari indi mpamvu yeretswe. Unyumve neza hano n'abadukurikiye batwumve neza. Yego. Umuntu bashobora kumutera urushinge cyangwa se urukingo rwa COVID-19 mu bwenge bwe n'imboni y'Imana. Bakaba bazi neza ko ari umuti bari kwikingira kugira ngo batazarwara indwara. Yego. Icyo kintu Imana irakiza kuko Imana yitegereza mu mutima. Ariko niba warafashe urushinge rwa mbere, doze ya mbere, wowe n'Imana mu bumana bwayo ukaba usobanukiwe ko urushinge urufashe ubizi neza ko rurimo ingaruka. Unyumve neza ibyo bintu Imana irabizi kurenza uko twe tubizi. Ariko ukavuga ati kugira ngo batazanyirukana ku kazi ndarufashe, kugira ngo ntazabone uko ngenda mu muhanda ndarufashe. Ariko ukarufata mu mvamutima zawe kuko Imana yitegereza impamvu, abantu bakitegereza igikorwa. Ibyo bintu we n'Imana murabiziranyeho. Hanyuma uyu munsi hajemo tamoro tugenda tumenya ukuri kwinshi kugiye gutandukanye ku by'inkingo, ko usibye mu mboni zacu na COVID uko yagenze, abantu barayizi uko yagenze donc mu mitima yabo n'imitekerereze yabo bazi uko yagenze, barabizi nuko yari indwara, donc bafite mu mitekerereze yabo barabizi neza. Imana mu bumana rero ishobora kuba ifite impamvu yashyizemo tamoro kugira ngo hatabaho deruroma y'izi nkingo, kuko agenda ya Illuminati
ni ugukingira inkingo nibura zigeze kuri 6. Sinzi niba uri kunyumva neza. Yego. Ubwo rero sinzi impamvu Imana yashyizemo tamoro cyangwa nabo bakaba barashyizemo tamoro. Uranyumva neza? Ndagukurikiye. Uyu munsi ibyo bintu ku bantu bagiye baterwa izi nkingo, abashakashatsi bagenda bagaragaza yuko harimo utumolekile. Turi kugendana utumolekile tugaragaza ko harimo metali muri ziriya nkingo. Ubwo urumva abazikoze bafite icyo bagambiriye. Ariko kugeza uyu munsi nge Robert nawe udukurikiye nta bushakashatsi bwimbitse bwuzuye bwo hejuru, nta materiel ifite zishobora kwerekana donc amazi nk'urushinge ngo nzerekane ngo mbereke ngo ibi bintu birimo icyuma. Donc nge nta bushobozi ifite bwo kubyerekana. Ariko niba hari uburyo hari ubushakashatsi bubyerekana bugaragaza ko ibyo bintu bihari, hari impamvu. Ariko nanone ndagaruka mu gusenga no kwizera. Bibiliya niba ivuga ngo muzarya ikica, nta kintu kizabatwara. Uri kumva? Ni ukuvuga ngo Imana yo mu bumana bwayo ifite imbaraga zo kurinda abantu bayo. Guhagarara rero nkajya kuri kamera nkabwira abantu ngo abantu mwatewe urushinge mukatiye burundu. Bibiliya igaragaza abakatiwe abaribo. Yego. Reka mbwira abantu bakatiye, ngewe nabonye Bibiliya ivuga. Bibiliya ntigeze ivuga abakatiye ko batewe ishinge. Bibiliya yaravuze ngo hanze hazaba imbwa, abarozi b'uburyo bwose, abasambanyi b'uburyo bwose. Iyo tuvuga uburyo bwose ni ubusambanyi bwo mu mwuka n'ubwo mu mubiri. Abajura b'uburyo bwose, ababeshyi babikora bakagira gute bakabikurikiza. Donc abo nibo bakatiye, nibo bazaba hanze y'umurwa wa Yerusalemu. Hanyuma impamvu mbivuze ni iyihe? Izi nkingo za COVID-19 zagiye zivugwaho n'abantu mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. N'uyu munsi biracyavugwa. Yego, ko ashobora kuba hishema agenda ya 636. Ariko ndagira ngo ntangarize abantu ko uyu mubare w'inyamaswa abantu bazemererwa kuwukoresha by choice, ku mahitamo yabo. Ku mahitamo? Yes. Nta uzabihatirwa? Nta muntu uzabihatirwa kuramya inyamaswa. Bazabihatirwa ariko umuntu wahitemo kutagira gute? Kutabikora. Uyu munsi rero niba baragutera urushinge rwa COVID-19 ukaba umaze guterwa 3, inama n'umutima wawe n'umwuka wera. Mvuze ibintu bingahe? Inama, umutima wawe n'umwuka wera. Bikakwemeza kutongera gufata urushinge rwa 4. Ntuzarufate. Turi kugendana kuko n'ubundi agenda z'umwanzi zo zirakora mu buryo bw'amayoberane. Nta nubwo Satani akorera mu rukingo gusa. Izi smartphone dufite twigwa tureberaho ibi biganiro zifite agenda y'umwanzi mu kurimbura ubugingo bwa benshi. Yego. Turi kugendana. Izi programme ziza runaka zifite agenda y'umwanzi mu kurimbura ubugingo bwa benshi. Bisaba ko winjira mu bwami bw'Imana, Imana ikagikwishurira ikakumenyesha uti ndi umwo mu bwami bw'Imana. Kuko hari n'abantu uri kumva bibwira ko ari abo mu bwami bw'Imana n'ubundi batarabo mu bwami bw'Imana. Ariko umuntu wese wo mu bwami bw'Imana, umva Yesu ukuntu yavuze akimara kuzamukana itorero. Yego. Yavuze amagambo akomeye, aragenda ajya imbere y'Imana aravuga ngo babandi wantumye ngaba. Yego. Hatavuyemo n'umwe usibye umwana wo kugira gute? Wo kurimbuka. Kandi ikindi kintu abantu bataramenya, igihogere kigomba kujyamo abantu benshi. Igihogere kigomba kujyamo abantu benshi. Satani azarimbukana n'abantu benshi kuko ishyanga ryera ni abantu bake Imana ironka mu mashyanga menshi. Rero umuntu wese uzi ko abitse ibanga ry'ubugingo buhoraho arikomereho, iyo matane n'Imana, Imana ikomeze imwishurire. Ariko ngiye nka Robert nahumuriza abizera nkaga niba baraguteye urushinge kwa COVID-19 ntago nakubwira ngo ukatiye urupfu rw'iteka kankoreshe gutyo, naba nkosheshe. Sibyo? Naba nkosheshe. Impamvu naba nkosheshe ni iyi. Impamvu ituma ukatirwa niyo Imana izi kurenza impamvu y'abantu. Si ufite umwana? Yego. Si yiga? Mu gitondo uramukarabya ngo ajye mu ishuri. Yego. Ku mugoroba yagaruka akaza kubwira ngo bankingiye. Wowe
n'uwo mwana n'Imana uruhare mwabigizemo n'uruhe? ku buryo umwana yabura ubugingo, ngo nuko wamwohereje kujya kwiga. Ni waje ugasanga systeme y'isi iriga, utagiyeyo ugasanga koko hari ingaruka z'ibyo biga zimugizeho. Ubwo uruhare wabigizemo n'uruhe? Kamfata urugero, ngerekana itanga urugero, ngiye banyigiye inkingo 3 kandi mfite ibyiringiro bifite ubugingo. Yego. Sibyo? Yego. Urukingo rwa mbere barunyingiriye Kicukiro. Barunyingira badusanze ahantu twari turi, bati tujye kwikingiza. Tujyayo mu kuri kw'Imana isumba byose. Nagiyeyo kubera ubwoba bw'ukuntu twari dufite ubwoba bw'uko ku kazi wegera umuntu akakwanduza. Siyo makuru isi yari yaduhaye cyane. Ubwo si Imana irabiyobeye mu mutima wanjye ko nikingije urukingo ntazi gahunda yarwo inyuma. Urukingo rwa kabiri barunyingiriye hano muri gare Remera. Ariko se Roba, wenda tutaragera naho ngaho. Yego. Ubundi mwamaze kwemeza ko urukingo ari ikibazo? Mwamaze kwemeza ko urukingo ari ikibazo? Ubajije benshi. Mwisi y'umwuka. Mwisi y'umwuka ni ikibazo. Pe. Abizera mwisi y'umwuka urukingo ni ikibazo. Ariko mwisi y'ubuzima busanzwe, isi ikubwira ko umuntu ukwirakwiza amakuru y'ibihuha agomba kubihanirwa. Mwisi y'umwuka mwisi y'umubiri nta kibazo kirimo. Singiye gukwirakwizamo amakuru y'ibihuha. Ariko mwisi y'umwuka ni ikibazo. Okay, abanyamwuka abo mwisi y'umwuka, naho mwisi y'umubiri isanzwe urukingo nta kibazo, ntago ugiye gukwirakwiza amakuru y'ibihuha. Yego. Okay, twakomeje. Hanyuma Satani atega kwinshi. Burayevo mu rwego rwo gushaka umubare w'abantu Satani arimbukana nabo, afite imitego. Ninkubwira ngo iyi si dukandagiyemo urakandagira ugasanga n'umutego. Usibye kuba uri muri Kristo Yesu akaba ari uzagiterura akavuga ati utahakandagira n'umutego. Ariko afite imitego kandi ishibukana benshi. Kapata urugero rwa hafi. Ubuza abantu benshi bari kurimbuka batarimbuwe n'izi nkingo, barimbuwe n'intambara. Mwisi yose, isi yose, buri si yose irimo, buri gihugu cyose cyo kwisi kirimo intambara zateguwe n'umwanzi. Yego. Turi kugendana kandi intambara ziteguwe mu buryo butatu. Hari intambara z'amasasu z'ibiturika. Yego. Muri Ukraine ntiziriyo, no muri Israel ntizihari, no muri Kongo ntizihari. Ubwo ndabeshye ni hari intambara z'ibiturika ku isi muri ibyo bihugu bitatu mvuze. Kanigire ku ntambara y'ibinyabuzima cyangwa se intambara biologique. Mwisi yose harimo intambara ziri biologique, uri kumva, kugera ku rwego ku biribwa turya no ku nyama turya zirimo ikibazo, ariko nta kintu turaza kubihindura usibye Uwiteka. Uremera ko dufite intambara biologique ku miti turya no ku biryo dusigaye turya? Yego. Niba uyu munsi umuntu aragenda ngo yajyanye na sheri we kuryoshya, bakajya mu kabari kerikonke navuze, bakaguraho inkoko y'umunsi umwe n'icyumweru kimwe. Nubwo nkoresheje umunsi umwe, reka tubare y'ibyumweru 2-3 bwate ntago tujya dukora inkoko y'umunsi. Ariko abagerageje gukora iy'icyumweru niyo umunsi bazagira gute bazayikora. Kuwa mbere mugasohokana, kuwa kabiri witwaga ngo ni sheri wawe yajya kwa muganga bagasanga ngo arwaye kanseri yaturutse mu nkoko y'umunsi umwe. Urumva n'ubundi basigaye bavuga ko ibi biryo turya kenshi ariho hasigaye izi kanseri. Si uko tuvuze kuri izo nkoko ko aricyo ikibazo kiri, ariko oya n'urugero tipike dutanze ni ukugira ngo abantu bumve ko nyine nta bintu biri naturel cyane bikiriho. Ubwo ibi bintu bimeze mu Rwanda igihugu cyacu, kuri w'igihugu tumushimire rwose, dufite umutekano wuzuye, uri kumva. Ariko urumva ko turi guhangana n'ikibazo cy'amakanseri n'ibitaro biri kubakwa byinshi. Abasengesha murabizi mu rwaye za kanseri babwiye ko zidakira, inyinshi ziturutse ku ngaruka z'intambara umwanzi yagize gute yashoye mu isi. Ubwo aho ni hari intambara z'umutego wa Satani cyane. None uzi ibi bintu by'ibirungo bashyira mu biryo. Yego. Birabye rwose ni. Tuba dukwiye, ari igihe abantu benshi bazi ngo ubutumwa bwiza ni ukubasomera ijambo ry'Imana no kubabwira ubwiru bw'umwijima, nabyo ni ijambo ry'Imana. Yego. Iyo si intambara biologique mvuze. Katugere ku ntambara ya pollution du ciel yo kurwanya ikirere.
isi uyu munsi ihanganye n'iyanduzwa ry'ikirere n'imihindagurikire y'ikirere uri kumva kandi birimbuza benshi uzi imyuzure ihitana abantu benshi yego nimuza guhanga amaso ko murarimbukira kuri covid muraba mutaye irembo rijyana abantu mu ijuru ntabwo covid ari ryo rembo rifunga abantu bajyana mu ijuru Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo umuntu ushaka kujya kwa data naza mucemo namara kwinjiramo niwe uzamuhishurira ubwiru bwose bw'umwijima n'ukuntu azajya agenda asimbuka imitego yose y'umwanzi yego ariko wemera ko bashobora kugutera n'uru rushinge uri kumva mu mbaraga z'Imana no kwizera ibi bintu reka mbivuge abadukurikiye banyumve neza sindi kubabwira ngo muziteze kuko sindi no kubabwira ngo muzireke umwuka w'Imana bayishuriye icyo mugomba gukora ngewe sindi mu mitekerereze yanyu no mu myizerere yanyu ariko we warikingije ngewe narikingije niyo reality sibyo ubwo follow up ikurikiyeho ni nanjye ni imitekerereze yanyu mfite ukuri yego nihongera kuza izindi niba nzikingiza cyangwa ntazikingiza nzi ukuri kwanjye nkuko dukurikiye nawe afite ukuri kwe ariko wemera ko ushobora no kugenda ukicara hamwe no kwizera kati Imana urabizi neza tuganire uri umubyeyi wacu banera urushinge rwa mbere urwa kabiri urwa gatatu umaze kwiteza ntago nari nzi impamvu n'umutego w'umwijima none mu bicuku bya nijoro wanyisuriye umbwira ko harimo ikibazo mu mwuka hasi undi wowe watewe 3 urwa kane rutararufata ntago urwa kane ndarufata ubwo umbwiye ubwo wafashe urwa kane genda rufasha nayishimangije 2 da aha voilà ukicara ugatuba umuravumba si umuti wa kinyarwanda Imana yiremeye yishyiriyeho ko bati Imana magaze mu mbaraga z'ubutware ndohereza uyu muravumba ujye gusenya ibintu byose bigize gute umwanzi ashobora kuba yarashyize mu mubiri wanjye uratekereza ko Imana itabikuramo ariko se Evo wemera ko Imana ikura igicurane mu mubiri hari ikintu ntaranumva yego sibyo rwose watumye yego twabiganireho twibaza ko abo bantu batazajya mu ijuru ariko reka tugaruke no mu buryo bw'ibifatika nose uyu mubiri niwe uzabona Imana wapi nose urukingo ko baruteye umubiri ubu ruhuzahurira he n'umwuka oya none tuganire turi kuganira niba koko ibivugwa ari ukuri akaba arimo agenda niba ibivugwa ari ukuri namwe ntago mubizi gukotinga mu mubiri urega turi mu mubiri si uri kumbarizamo se kuko mu mwuka ugengwa na nyirawo nkuko ejo twe turi kuganira niba ivuga koko ari ukuri harimo agenda yo kwangiza umuntu n'ubugingo umubiri utuye mu bugingo kamfata urugero rwa hafi iyo uriko kunywa akarukoro ugitangira kugashyira mu mubiri ugashyiramo neza kamanukamo neza umubiri n'uburi normal nta kibazo ufite iyo kamaze kugeramo gatangiye kugusarika neza ibyo gakoresha ubu uri kubikoreshwa n'uwo mubiri wawe cyangwa ubu uri kubikoreshwa nako washyizemo bikoreshwa nako washyizemo kuko reba nk'aba bene data twaganiraga ubu bwashize basambaniye ku kinamba nyeki iyo batashizemo akabakoresha birashoboka ko amarangamutima bibaho nk'izi microchip bashobora kuzatera abantu birashoboka ko microchip ushobora kuyikoraho setting tujya dukomandinga imashini zacu tukazikomandinga icyo dushaka kikagikora birashoboka ko muri setting ushobora gusettinga umuntu ukavuga ati genda ujye gusambana ukamusettingaho n'undi muntu ukamukonekitaho n'undi muntu ufite bluetooth nk'iyawe hagashya akaba ari umubiri uri kubikora kuko gusambana bikorwa n'umubiri ariko setting yakozwe na microchip sibyo icyo nabwira abantu nihagira umuntu uguhamagara ngo uze ushyiremo microchip mu mubiri wawe uzahitemo amahitamo yawe uvuga ati najyaga nkontororwa n'Imana ngengwa n'Imana ariko niba ari microchip ugiye kungenga sava ariko ahisi iri kugera n'icyo ubuhanuzi buvuga usibye umwuka w'Imana n'ubwami bw'Imana n'ubutabazi bw'Imana n'ubundi hazacu wambaye turi mu nzira igana ahabi kabisa turi mu nzira igana nubwo turi kujya mu maviziyo meza tureba ko turi kujya muri viziyo nziza ariko turi mu nzira igana ahabi ubwo mbivuze ku bijyanye n'umubiri kuko hari n'ibyo tubona tukabona biri kwangiza imitekerereze yacu tuganire ku ngaruka wenda z'ibyo abasohoye n'ibyo tutarajyamo bigaragara ko nabyo bifitemo imbaraga z'umwanzi ubwashize ngiye nawe twari turi kuganira n'abadukurikiye babyumve neza mufate abana banyu mufite murebe ukuntu smartphone zibangije mu gihe kitangana n'umwaka kugira ngo mubagarure mu burere bibagoye biturutse kuri internet mwese taye mu rugo iwanyu
uyu munsi ngiye mfite umwana witwa Megan mu bijyanye na normalite ni normal ariko ikintu kitwa telefone kirenda kuduteranya ngitunga ngeze hanze iyo ngeze mu rugo abariye mu nduru nini wanije mamaye telefone ku buryo ngera mu rugo ikabiye kandi yarametirije ayifiteho ubumenyi buruta ubwo nyifiteho nibaza ahantu yabimenyeye njya nibaza ahantu yabimenyeye nazi kwandika ariko ashobora kumagarara mu bitugu nta mutunzi password ayifotoro not umwe uri kumva nageza ngera ku rwego nkoresha inuza ina fingerprint ariko nabwo yiyize ubwenge bwo kunyiba fingerprint tukaba turi nko kurya n'urugero agahita afata telefone ugashiduka n'utaki ubu nagacunganwa ko itongera gusubiramo password arabizi ko niza gusubiramo password atarongera kumbona ukuntu nyimukoreraho akabaza ubwenge bwo kwigacungana nayo kandi afite imyaka ingahe 4 rero turebe ingaruka z'ibyo umwanzi yasoje yamaze gushyira habona nabyo biri kutwangiza tufata urugero rw'isi social media nende kukubwira ukuntu isi yuzuyemo intambara nyinshi umwanzi yagiye arema nituza kureba amaso ku rukintu kimwe biratuma tudafata umwanya wo kwinjira mu bumana ngo tumenye Kristo ko ari ukwiye kuduhishurira kurenza uko twafokasinga ku kintu kimwe nakubwiye ko muri Kongo bari kurimbuka bazize intambara uyu munsi umuntu upfuye atize yararimbutse abandi barimbukiye kuri social media nizitworetse hano mu Rwanda cyane ubu bugingo bwa benshi nibwo waramye rero twe turi kuganira ndi kukubwira abantu benshi bagiye baza kuri za YouTube utamenya irengero ryabo intambara ziri ahantu hose tureke n'ururukingo sibyo niba runafite nibibazo Imana iriturengere dusenga Imana iriturengere uko dusenga Imana ikatuvubira imvura ibiribwa byari byahenze bikamanuka twakwiye no kujya imbere y'Imana Imana ikagira gute ikatwamutsa iyo migambi y'umubi nge numva aricyo natambutsaho ariko pe harimo izindi mbaraga wenda tudafitiye ubushobozi bwo gusobanura natwe ubwacu kuvuga ko abantu batazabona ijuru kuko bikingije icyo cyo nago nyemeranywa n'uwakivuze icyo nago cyemera yego reka tugifata nk'ikinyoma yego manje gutekereza impamvu manze gutekereza ni ikihe nanone nitugigira ikinyoma kuri kamera abatwizereramo n'abatwumviramo bakazagera ku rwego bagera ku marembo y'ijuru bati ibi bintu ngiye impamvu niteje urukingo nizeraga ko Robert nawe mwakoranaga batuma nziteza zose zirarangira icyo umwuka w'Imana azagutegeka ari cyo uzakora numva ari cyo nabwira abantu umuntu wese udukurikiye umwuka icyo azagutegeka uzakora icyo ngicyo ikiganiro cya Gospel Van